uyu munsi nje nkubwira kuri application izagufasha gukontorora telefone yawe. Ese ikora gute? Ese umuntu wayikozeho ese uramubwirwa n'iki bintu byose yakoreyeho? Ikaze muri kumwe na DJ Bayingana ku isi yacu TV. Uyu munsi rero nta kindi turi buze tureba kuri telefone yacu. Ese telefone yacu ni gute wagenzura abantu bayikozeho? Ese koko birashoboka? No munsi rero naje nkubwira uko wabigenza. Ese wabigenza ute kugira ngo ube wagira kuba wakoresha telefone itari yawe, washyiramo password bagasanga wabyishe wabimaze. No kuvuga ngo rero ibyo uno munsi ndaje nkubwira uko wakontorora telefone yawe ikazajya ifata buri kimwe cyose cyayikoreweho bibaye udahari. Wenda nk'urugero wayishyize nko ku muriro umuntu akaza akayitiripota, icyo gihe rero ushobora kuba wabimenya ikaba yagufatira amavideo n'amajwi byose byabayeho muri telefone yawe igihe utari uhari, cyangwa se igihe umuntu yayikoreshaga nta burenganzira afite. Ikaze muracyari kumwe na DJ Bayingana, nkwibutsa wowe utarakanda subscribe umwanya n'uyu nguyu kugira ngo uyikande udushyigikire, ndetse na comment yawe irakenewe kandi ukaduha na like. Ikindi ubaye hari ikindi kintu wifuza ko twazaganiraho watubwira tukazakubwira uko bimeze. Ikaze ngusaba wowe wakanze subscribe kumya kudukurikirana, kandi ndagushimira by'umwihariko ubaye wanakunze video zacu wazisharinga. Hano rero icyo uri bukore urahita uza muri telefone yawe ujye kuri Play Store. Numara gukanda Play Store, ariko mbere ya byose ugomba kuba ufite icyo twita internet. Murabona ko gene nayifunze, reka nyishyireho neza ubundi dukomeze. Aha, internet yamaze kujyaho. Urabona yuko dufite internet neza. Uraza ujye muri search, ukimara gufunga Play Store ujye kuri AZ screen. Rero urabona ko gihe yajemo ni urandikamo AZ screen recorder. Numara kuyandikamo urahita uyikandaho. Okay, urabona ko batuzaniye aya application twashakaga hano hasi. Urabona bino byose ni ibintu igenda ikora. Utu twose muri kureba ni utuntu turi muri iri application. Ugahita uza rero ukaza kuri install, kadutegereze twinstall turebe. Urategereza bitewe nuko connection yawe ingana. Urabona ko ifite megabyte 11 turatuzitegereje bitewe nuko internet yawe ingana. Turategereza dore nk'aka kambere ni ukuvuga ngo turaza kubibona ni biba biri muri iri application. Ni na hano nuko ndetse na hano. Mbese tuno tuntu tuba turi hano hepfo ya application twose ni utuntu ushobora kuba wagira gute wagenda usanga muri iyi application. Turategereza nyine nk'ibisanzwe. Urabona ko iri kugenda ibara. Gusa urategereza nyine nk'ibisanzwe, ariko nkwibutsa wowe utarakanda subscribe ukaba uri kureba video yacu, ndagusaba kuba wayikanda kugira ngo ukomeze udushyigikire ujye ureba video zacu, kuko ushobora no kuzikunda ukaba washaringa tukungwa n'ubumenyi. Kuko ino channel ni yanjye, ni yawe, ni yacu twese, kugira ngo tujye twungurana ubumenyi. Kuko mubona ko uko iminsi igenda ishira ICT niko igenda itera imbere. Ubwo rero mumfashije rwose twatugumya twubaka ubwo bumenyi, ukabasharinga no ku nshuti zawe, byaba ari byiza cyane. Turacyategereje rero ya application yacu izadufasha kumenya ninde wadukoreye kuri telefone, ninde wihaye gukora ibintu bitajyanye. No kuvuga ngo hano ho niyashyizemo password itari, urabimenya rwose. Niyo mpamvu rero ino application ni ingenzi, kuko ushobora kuba wakontorora umuntu uwo ari we wese wagize gute ahukore kuri telefone. Urumva rero ni utuntu tuba turi aho ngaho twiza kandi tw'ingenzi. Urumva rero utakazi telefone yawe ishobora kuba rwose yakinjirirwa kabisa rwose. Manyihangana rero connection iri kugenda igaruka yongera igenda muri hangana, ariko hano nta kibazo, murabizi ko connection ntawe iforce. Okay,
application yacu rero noneho iruzuye, murabona ko tugiye gutegereza ikabanza ikiinstara. Hano ubwo ni phone master iri guscanninga niba nta virus ijemo. Tuza rero tujye muri open ya application, tukanze open, tegereze. Urabona hano hari utuntu twinshi cyane, hano kugenda bakubwira ati se hano urayemerera ko yakora. Hano rero urahita uza kuri allow. Nuza kuri allow bakubwiye ngo allow display over other apps, uvuga ngo kuba wakemera ko ikorana n'izo application. Urabona ko wamaze kubyemeza nta kibazo. Urahita uza hano rero usubira inyuma kuri display. Tuze noneho no kuvuga ngo hano hari utuntu twinshi cyane tugiye kureba. Urabona hano hari akangaka ko gufata video, wenda nkanzeho murebe. Urabona hano bakubwira ngo allow a screen recorder to access photo, media and files on your device. Urumva urabyemera, hano nta kibazo. Hano bakubwira ngo utangire, ariko reka tube turetse gutangira. Urabona ko hano dufite video. Hano rero bigenze uterera kuvuga ngo urabona ko hano nindamuka ndi codinze ya video yanjye, bari kumbwira yuko bizamara amasaha 6 n'iminota 40 n'amasegonda 29. Nuvuga ngo ya telefone yanjye ninyishyira ngo kugira ngo umuntu aze kumenya, tuze kumenya wayikozeho, byibura biramara amasaha 6 iri kuri coding. Umuntu wese uri buyikoreho ayo masaha 6 nimba naje ndasanga ikiri kuri coding, cyangwa ya masaha 6 ashobora kuba yashira ntaragaruka, ariko genda ibuze kureba video yafashe zose, ndebe amafoto n'ibiki byose yafashe byose. We ndangiza ngire gute, nindangiza mpite menya ibintu byakorewemo byose, nta na kimwe kigize gute, nta kimwe gihagaritswe. No kuvuga ngo rero icyo gihe nzabikora wa muntu atazi ngo ese ibintu biri gukorwa gute. Vuga ngo azajya yapyondaguye telefone yanjye agire gute, yumve ko nyine nta kibazo ntare bimenye. Ariko ninza nzahita mbona video yafashwe. Ushobora gufata amafoto hano nta kibazo, ndetse ushobora no kujya muri setting nta kibazo ko wahindura resolution y'iyo video iri bufate cyangwa n'ibiki byose. Wenda nk'urugero, nimba wenda mvuze ngo wenda reka nshyiremo password, ariko ngiye kubanza gufata video, hanyuma ibi byose mbikore urebe. N'urugero ndahita nza nkande hano bavuze ngo start, tuhategeza irabara 3. Noneho ngiye gushyiramo password, turebe. Urabona ko hano yamaze yatangiye kugira gute, yatangiye kubara. Okay, reka nshyiremo password. Ese bwene mbega telefone ijemo urufunguzo kandi nashaka kugira ikintu nirebera. Urabona ko uno muntu ntago ari bumenye ngo ni ibiki. Urabona ko password yagezemo. Reka wenda nshyiremo password mbonye. Password kwitavamo sha yayifunze ntago nyizi. Noneho ngiye guhita nshyiramo password noneho ya nyayo turebe. Reka nyishyiremo turebe. Urabona ko bakomeje kuvuga ngo wrong password. Okay. Reba noneho amasegonda tumaze gufata, none reka gumye nkore n'ibindi, wenda nigire mu bindi. Turaza kureba koko nimba koko ya application yafashe bya bintu turimo byose. Ndaje ndebe urebe. Umva wenda nk'urugero, reka wenda nigire kuri YouTube. Ibintu byose turaza kureba ko tubibona, ariko ibintu kugira tuze kureba ko bya bintu biri bugaragare. Nk'urugero ndajya kuri YouTube, wenda n'urugero nandikemo ngo isi yacu TV. Dore ngiye hano hejuru, wenda nshobora kuba wenda n'urugero nshobora kuba nahita ngira gute, wenda ndeba nka muri kubona ko video zanjye zose ziriho hano. Urabona ko zigiye ziriho, wenda reka kandi zose zizeho. Urabona ko video zanjye zose ziri kuza, ariko nshobora no kuba nanayikina. N'urugero reka nkine iyi ngiyi, tegeze twumve, tegeze turebe.
urabona ko wagira gute wayikina nta kibazo. Reka nayo ubwo tuyikuremo, gahunda tuyikuremo. Murabona yuko ikintu cyose turaza kureba koko niba bya bintu uko twafashe biriho. Reka dukomeze twikomereze, ibyo dukora byose turaza kureba uko niba hari umuti byatanze. Dukomeze turebe, turaza kureba ko hari ikintu rwose biri butange. Ushobora kuba wavuga uti reka wenda ngere kuri WhatsApp ukavuga uti ibiki n'ibiki, warangiza ukaba wagira gute ukavaho. Turaza kureba nimba koko bino bintu biri bugire gute, hari umusaruro biri butange. Nanjye ubwo ndabitegereje. Murebe ibintu byose twakoze byose dore ngibi ni urugero, dore ngibi rwose murabibona. Okay, noneho ngiye kugenda koko dufungure ya application. Noneho reka duhagarike. Nako tumaze guhagarika, dore ahantu haje ya video yacu. Sasa noneho urabona ko hano hari akantu kagaragaza play, nshobora kwisiba ku editinga cyangwa se nkayisharinga. Noneho reka mpite nkanda hano guplayinga twumve, mutegeze twumve. Murumva ko byari twafashe byose. Urabona ko uno muntu ntabwo ari bumenye ngo ni ibiki. Urabona ko password yagize. Reka wenda nshyiremo password. Ni byari byose twabonaga. Password kwitavamo. Shaya ifunze ntabwo nyizi. Noneho ngiye guhita nshyiramo password noneho yenyaye turebe. Reka nshyiremo. Urabona ko bakomeje kuvuga ngo wrong password. Tumaze gufata noneho kagumye nkore n'ibindi. Urabona ibi ni bya bindi twagiye tuvuga. Turaza kureba koko nimba koko ya application yafashe bya bintu turimo byose. Ndaje ndebe urebe, wenda nk'urugero reka wenda nigire muri. Urabona ko ni bya bindi byose twafashe. Ibintu byose turaza kureba ko tubibona, ariko uburyo tuze kureba ko bya bintu biri kugaragara. Nk'urugero najya kuri YouTube byose urabona ko twabifashe kabisa. Za video zose naberekaga kuri YouTube ariko nshobora no kuba nanayikintu. Urugero reka nkine iyi ngiyi. Twumve. urumva ko video irakinika rwose. Turacyategereje ngo turebe niba koko bya bintu byose twakoze bihari. Reka dukomeze twikomereze, ibyo dukora byose turaza kureba uko niba hari umuti byatanze. Dukomeze turebe, turaza kureba ko hari ikintu rwose biri butange. Ushobora kuba wavuga uti reka wenda ngere kuri WhatsApp ukavuga uti ibiki n'ibiki, warangiza ukaba wagira gute ukavaho. Turaza kureba nimba ko bino bintu biri bugire gute, hari umusaruro biri butange. Nanjye ubwo ndabitegereje. Murebe ibintu byose twakoze byose dore ngibi ni urugero, dore ngibi rwose urabibona. Okay, noneho ngiye kugenda koko dufungure ya application. Noneho reka duhagarike. Murabona ko bya bintu byose twafashe biri hahandi rwose nta kibazo. Okay, ariko hari akandi kantu ntababwiye. Iyo
uri maze gufata video muri kubona yuko hano namaze gukwereka ko video ikorwa. Hano ni setting y'application ndetse na hano noneho hano ushobora gufata live nk'urugero nkanze kubona ko ushobora kujya nkiwenda nk'ibintu ndi gukora akaba wabikora kuri Facebook cyangwa ukabikora kuri YouTube n'ibindi. Urumva ushobora gukora streaming kabisa iri live ukaba wagira gute wabikora. Amafoto yose mwabonye ko amajwi n'amashusho rwose birahari iyo umuntu ushobora kuba wagira gute wabikora rwose umuntu hanamenye yuko wagize gute wabikoze. Wenda nugeye kagiye ningerekanye isi bino video nta kibazo. Ubwo rero urabona ko uramutse ufashe telefone yawe ukayishyira hariya kugira wizere umutekano wa nyawo nuko ugomba kugira gute nuko ugomba kuba ufite ya application kayigenda kugenzuriye buri kimwe cyose cyabereye aho ngaho. Ari umuntu wayicokoje, ari umuntu wivugije amagambo yose yafashe yose akaba yahitegera gute yaba ahita azaho ngaho muri telefone yawe. Ngayo nguko rero mwari kumwe na DJ Bayingana ku Isi Yacu TV. Ikaze muri iyi YouTube channel kuko ari yo kwigiraho utuntu twinshi cyane. Mwabonye yuko biri ikoranabuhanga kandi gishira igendanwa. Nkwibutsa rero subscribe na share yabaye konzo video zacu kugira ngo ukomeze kudushyigikira. Bye bye naho ubutaha.